ariko wowe wabuze iki? Urabona nyashi ntazo mfite. Reba. Ndavuga ibya sida kuko uyu mukobwa uri kureba aha ngaha afite sida y'imisaraba 5. Imeze bita umukobwa nyine uri mu kazi nyine akazi nago kabure gukomana akazi nkarimo kakandi kagurye cyane rwose wose urabona ikindi cyaba kimpagarikije hano ari cyo ndumva rero dushaka tutakigwe dutinda mbwira ibiciro twumva uko bimeze ibiciro ntago ari byinshi cyane ni 50. gangahe 50 ntago 50 yose rwose ntago ari menshi ko mu cyaro ni nkita kigura cyakora reka nkwereke reka manza ndabe ko iki gicuruzwa ngiye gushopinga cyaba ari stock Wiki. Ariko wowe wabuze iki? Urabona nyashi ntazo mfite. Reba. Nyashi ntaziriho. ariko rero Ntababyumva. tirengagije amafaranga wambwiye ni menshi Ariko ntago ari menshi wumva ibintu byose ni bukorere ibihumbi rimwe aha sigaho 50. gabanya kumva ko reka kwishyira gabanya Ntacyo 40. reka nkwereke ndagwijumba turashize none igihumbi ntago ari ukurara Igihumbi se ugiye kugura intoki urayitutaha reka ntahase wambaye urukakatura gashwingi ndabona rwose nakubwiye ko 40 niyo make nago wumva ngo 40 reba uburyo uruhije reba ukuntu ungana ubu se ndakugihonda reba ukundi uvuye narushye warushye se ubwo se ndagitsini nwa 40 Kibura gerageza ugabanya kandi uri ubungize urumva imbaraga nabanza wireba ariko banza wireba menye utiyize reba uko ungana ukunyasha ndazifite nyina niyo mpamvu uri kubwira ngo gabanya ibici vuba ngo make gabanya ushyire hasi nanjye gamenya ko ndi buhave narushye ndaza gukenera kujya kunywa icyaka urumva ugomba kugira ahubwo ukivuga icyo kurya nanjye ndakenera kurya ntabwo uri buryo wenyine 40 se urumva ari menshi ako bro ubundi urimo ranagwa abundi se amafandi nayo humura amafaranga kuri nje ni nk'ibisyo ndabona uri n'igisore ntabwo biyo kuruha ibyo reka tubireke ibyo we mbwira ibiciro dute iburaza kubira ngeze ku murimo nyine ubwo ambo none kugabanyira 35 cyakora kujya nkwereka ko nanjye mfite gahunda ndagukubita inoti ya 5 kandi naguraje hejuru aya kandi naguri uje hejuru 5 ako se wigenda muki kumbwira niba wayeme ntago nayeme ariko hari uburyo ushobora gushyiramo akantu k'inyoroshye tugo nyine sese nakubwiye ko turi bubyoroshye nanjye navuga ko amafaranga ariko nayo ngayo nuko ndajya nkwereke ko ibyo nakubwiye ndi muri mu uri muri mudu yego ako nanjye se 5 na se nkane mana turashize none warenze wowe nayo ngayo ya 35 nayo nkubwiye sigara ako se wigenda nakubwiye ko turi bubyoroshye ikibazo ufite ni iki gusa navuga ibyo nakubwiye Kwa musoni nshaka kukubaza tizimye magambo menshi ubu ufite amafaranga angahe yo kugura indaya amafaranga yandi nayo nubwo atari menshi ariko ndi nayo nose ubwo boya kuri amafaranga yo kugura indaya ko namwe mbana bujije ariko nyine mbanyafite ugaguza amafaranga ukagura indaya ntago ari menshi indaya sigura ngaho akije amafaranga yeka tubihoreze Uwiteguye kujumira ikinini cya buri mu gitondo saa 4 saa 6 saa 5 ndetse na nimugoroba ibinini cereka ibyuma ndavuga ibya sida kuko uyu mukobwa uri kureba aha ngaha afite sida y'imisaraba 5 ahubwo ikibazo kimwe wamukozeho nabanza kubyiba oya mbabara umbwire wamukozeho sinibuka neza gusa ndumva ameze nkaho namukoze aha we mukona gukozeho nyikubona nahise mbibona ko wamukozeho kuko umusatsi wamaze gutukura kandi abona umeze nk'umuntu unasuhera ufite imbeho se gusa ndumva umubiri wose nameze neza
abikubwiye ariko hako mwaje manza mugashishoza ubundi ariko ireba ubu umukobwa numubonamo sida ko kwimubonye wowe ubu nanje ubwo bivuze ntangiye kuyibona oya wasi durayirwaye sida namaze kukubona ahubwo nawe reka gukavugana ushatse wakiruka ukajya kwa muganga batangiye kuguha ibinini cyasa tugo niba ukinywesha amazi niba ukinywesha iki niba renda no kugupima kuko sida yo wamaze kuyandura ubona ko ngaho utavuga ugatuma ngo hanga yakuhagwa mvuga naho kuko sida y'uyu mukobwa hari uwo yayiteye yimuteye saa 5:30 yari amaze gupfa abana mushyingura ubu sibi ndabivuga inama ngiye kukugira rero koresha umuvuduko wawe uzi ufite mu kwiruka wiruka nkujye kwa muganga ntutonde ku murongo wabaje kwipimisha utonde ku murongo waje gufata ibintu kuko sida wamaze kuyandura tayari ayiwe kanja kwifatira ikintu kweye muko nawe nkugaruke umuhungu w'abandi wowe umugezi ibi mugize iki se abonye mukora abonye mushuna abonye mukubita ubonye yabaye hanyuma ukuri umuhungu mubonye agiye ubonye agiye atameze nk'umuntu ufite ikibazo afite ikibazo nyine kubera ko ari we wabimubwiye namubwiye se kigiye mu namubwiye uye icyuna mubwiye cyatuma hangayika kure ninjye wamuteye yo sida wamaze kumutera nose ngiye umfashe naryamanye nawe se umfashe ndi gusambana nawe ahubwo ibyo reka tubyihurere twivugira ibyacu kandi ko cyane ubwo cyarenga none mbwira utangira ngaho 50 mirongo ingahe Nego umuntu ufite urubagu iri baga nyine ni ibimasa nayimvuye kugurisha nari mvuye kugurisha ibimasa nawe urayafite 50 ntabwo uri buyabona ariko 50 bigura akantu gadapima niro wabwirwa n'iki se ko gapimiro utarakarira nibebaho nakarenze ro ako se wabwirwa n'iki kandi utakabona ntabyo nakirirwa ndeba kuko n'ubundi ibi bintu usanzwe mbizi usanzwe ubizi se ngiye se ubwa mbere umbonye ku buryo abantu bose nahuye nabo ari wowe ufite akantu karengeje irobo umva karayirengeje niyo mpamvu nyine bavuga ngo umwe ku mubumbe ubwo nanjye mbana n'ibiraya ibyo byawe byumwe ku mubumbe n'ibindi bagabanya tugurira nta n'ikiza ase n'ubundi ko amafaranga yafite icyo uri kuyagundiye uvuye kugurisha inka nyine gabanya cyangwa umbwire niba utabyemera hano ruguru ni hari izindi 40 ntabwo dore kuri ibintu bimeze ibihumbi 30 ibihumbi bigahe mu 30 utari fatwa gashyiraho 5 da agahe 5 umva byabintu nababwiye ngo mugure muri muretse ko arakongiye kumaza kwigura oya iyo muri bujye simbizi mugi ibyo bidafite indisho harakongiye kumanza kugura yakiye kuri telefone harakongiye kumanza kugura dore gahunda kunze meze rero ugiye kunshyirira amahanga umpfunyikira cyangwa niba ufite akaviropa ari kunshyirira biti wakigorye nakunshyiramo nyine nkatahana kugira aho nzajya mbishakira hose nzajya mpita mbibona hako si iki kigoryi kabiri kangahe babonye baguye igitsina ukagitahana igiki igitsina byako byose ko ngende kugura ibitsina wa mukobwa hanyuma wambazaga iki cyane kukubaza icyo zaba ni kukubaza akanyama k'inka numva gucuruza kandi uvuye kuzigurisha nose wabonaga hano ari muri busheri gucuruza ibiki igitsina ntabwo wumva se izina rya Yesu umwanya wose tumaranye wacuruzaga ibyo bintu cyane rwose nose nibyo nacuruzaga nose hari ikindi kintu ubona natanditse hano akisi yarangiye n'ukuri kw'Imana ubu waturutse iwanyu uje kuzunguza urwo rugo cyane rwose ndi umudandaza w'amagara usubona bigendera bitagenda ahubwo nawe nuko winaniwe nawe ubundi twagenda da shanye nane nari binagura ariko ukuntu biri bugenda ubwo ngubwo urabanza unyumvishe da usogongeze bari bwagiye kugura inzoga se bakakumvisha oya baranyumvisha ibyo nje nta kintu njya batanyumvisha tugenda usogongeze mbana n'ibiraya hano tugura amafaranga ndabitana amafaranga aruza bikora ibi igitsina n'inzoga biratandukanye urumva wanyishe nta n'ikiza bakwikora usanze bibishye biraryoshye yenda ndabwirwa n'iki nyine ko biryoshye tugenda bifate nose urumva hari imari icuruzwa hari wajyana inyanya ku isoko zahondobeye cyangwa ujyana inyanya ndi kuko nashaka kuba bibishye cyangwa biryoshye ako ubundi gusa niba wizeye ko biryoshye tugenda unyumvishe wenda hita ubu si icyo utabona ni iki ntabwo ubona ko ufite nyanya ibyo byanyashishanye ibintu bidafite umusogonge ntabwo nabigura amafaranga yawe no kuri ntabwo nabona nk'iki biraryoshye rero ahubwo wowe byemeye tugende unyumvishe ntabwo ndahita nyagura ngabanze ya oya nyagwambira se kugira ngo kwitwa amabyo wowe tugende unyumvishe
umusaza ugize ngo cyanuka kandi amafaranga ndindayo we rebamo yo ushobora kugenda kukubeshya reba abana amafaranga atari turajya kurase turajya hariya kumvisha wanyishyuye nibyo byiza mu ubwenge ndi nabwo nibunshiraho nibwo nakwishyura nta kuva nabaho ubuzima bwanjye nta kintu ndishyura mbere use ngewe urabona ndi ikigoryi ku buryo naguha utaranishye use urabona ndi ikigo nyine genda kwishyura sindi umuhema nyishyura shaye bisaza nkamwe twarabana ndasenga gutumbwira ngo sindi bukwishyura ahubwo tugende unyumvishe tugende hariya tugere avanda yo guha mbana n'ibiraya hano bikora ibibi nta n'ikiza bakwikora n'imiti ntibayifata yesu we indaya mbaya ibi bintu mbitekereje nsanga n'abantu ndi gukora ubu wambwa gute ngura ikintu ntabonye baza unyereka ikintu ugiye kugura uko kimeze nyerere birahindutse ndatashye ushaka abantu gurisha njye sindi umukiriya Oh my God.